bikomeje gufata intera, isi ikomeje kugenda igana ku musozo, aho abana b'abakobwa b'abangafu batari bagira no mu myaka y'ubukure bagera aho bakora amatsinda bakayita ngo asunika simbabara. Ibintu bibabaje cyane biteye agahinda rwose. Reka manze mbisuhurize rero mbere yuko twinjira muri aya makuru mbona ababaje cyane. Reka manze mbasuhuze mwese mudukurikira muri hano mu Rwanda, namwe mudukurikira muri Rwotamasimbi, ndizera aho muherereye hose mumeze neza. Utameze neza tumubwira ati pole, Imana iragufasha bize kugenda neza, kandi natwe tuba tugusabira kugira ngo bimere neza, tujye tubana mwese mumeze neza. Mboneyeho no kubaha ikaze kugira ngo tubane muri iyi nkuru, mwiyumvire uburyo hariya mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, abakobwa baho bamaje kwandika izina ry'amabara, amabara arengeje ukwemera. Nubwo nta nubwo ari abakobwa bakuze, ngo ni uguhera mu myaka 12, 13, 14 gutyo, 15, 17 gutyo. Nta nubwo ari ba bakobwa baba bageze wenda muri za 20 n'ingahe. Birumvikana ko tugeze rero mu mwanya tugenda tubarebera ibiba birimo kugenda bisohoka mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga nibera hirya no hino, aho bibatoreza ari nge umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind Dijoke. Reka rero mbibutse umushyashya yihute gukora subscribe kugira ngo ajye abasha kubana natwe. Channel yo ni Hot News TV, amakuru ashyushye kandi akisohoka ako kanya. Mu karere ka Rubavu rero haravugwa inkuru iteye amakenga. Ababyeyi barimo kwigira amakenga rwose, aho mu murenge wa Rubavu muri aka karere ka Rubavu havugwa ko hari itsinda ry'abana b'abakobwa b'abangavu bise izina rya sunika simbabara. Aba bana b'abangavu rero ngo bakaba bakora ibikorwa bigayitse cyane biri ku rwego rwo hejuru. Urumva nawe kugira ngo umuntu ageraho yiyita iryo zina, my friend, ni akaga. Aba hari icyo ashatse gusobanura. Ababyeyi bavuga yuko aba bana rero ngo bagenda bakanywa inzoga z'urwagwa zitagira ingano, bameze nk'abarimo kugotomera amazi, ubundi zikabakora bagasinda, barangiza gusinda ubundi bikorwa bibi byose. Ibi ngibi byitwa bibi, yaba ubusambanyi, yaba guhungabanya umutekano, kugira uwe kutukana, kurwana, byose ubundi ugasanga nibyo birimo kubabarizwaho. Ababyeyi rero bakavuga yuko nubwo aba bana babikora, ariko ngo hari abadamu basa nk'aho bakuze nabo babarizwa mu mwuga w'abakozi b'ibibi, bashobora kuba bashuka aba bana bahamagara bagira ngo babakorere, banababwira ngo barabereka za nyashi, hanyuma bakisanga nabo bagize muri urwo rwego rw'ubusambanyi ndetse no kunywa ibiyobyabwenge. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu rero bukavuga yuko butari buzi iki kibazo, ariko bugiye kugikurikirana. Hari umukecuru wavuze ati njyewe umwuzukuru wanjye yarigaga ava mu ishuri, akiva mu ishuri ahita ajya nawe kwitwa iryo zina rya sunika simbabara, none ubu ngubu ataha saa 6 z'ijoro, saa 8 akaza komanga ngo ninkingure, navuga ngo ndavuze amadirishya akayamenagura. Ibintu bibabaje cyane. Urumva abana nk'abo ngabo rwose ntabwo ibi byagakwiye. Akaba ari amakuru rero arimo inkuru nk'izi zikaba zirimo gutera ababyeyi amakenga, aho bavuze bati rwose ubuyobozi budutabare buturebera ibi bintu ntago bikwiye. Ubuyobozi bw'umurenge bukaba bwavuze ati ntago twari tubizi, twari tuzi abakobwa bigeze kuza kuhacururiza utubari, ariko tugenzuye dusanga atari akabari gusa, ahubwo harimo n'ibikorwa by'uburaya. Turabirukana baragenda, situzi aho barenganye, ariko n'iki kibazo tugiye kugikurikirana. Ngayo nguko ibirimo kuvugwa hariya i Rubavu biteye ubwoba.